Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 200. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Data wera, Mana ikomeye, Mana igira neza. Mana Data urera cyane kandi urakiranuka. Ufite imbaraga nyinshi cyane kandi urakomeye. Dushyize hejuru izina ryawe iki gitondo. Dushyize hejuru izina ryawe kugira neza kwawe, Mwami Mana. Bura yuko wabanye natwe ukaturinda, uratuwundikiye Mwami Mana mu mababa yawe. Utwereka kugira neza kwawe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kuko uri Imana nyamana. Ndagushimiye cyane. Haleluya kandi haleluya cyane. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Mana igira neza, aya masaha iki gitondo tuje imbere yawe, turasenga cyane ngo Mwuka wera amanukire gufungura amatwi yacu, turasenga cyane ngo Mwuka arafungura amaso yacu, turasenga ngo Mwuka wera Mwami Mana Data wa twese afungura imitima yacu, tukumve, turebe kandi dusobanukirwe ijambo ryawe, kugira ngo tumenye uko turishyira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane ngo twumve birenze amaso by'amaso yacu areba, turasenga cyane ngo dusobanukirwe birenze ibyo Mwami Mana amatwi yacu yumva. Turasenga ngo twumve ijambo ryawe ntitwumve umuntu. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze twizera Mwami Mana. Ubushake bwawe ari bwo bubaho, ubwami bwawe gusa ari bwo buza, ibyo ushaka gusa bibaho mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera, urakoze Data wera, amen. Imana ishimwe. Turasoma Luka ibice 9 umurongo wa 51 kugeza ku 56. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambira kujya Yerusalemu abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza, ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, Databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka barimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Ibyo biri muri Luka ibice 9 umurongo wa 51 kugeza ku 59. Ikibazo cy'amoko niyo ntego uyu munsi, cyangwa ukaba wayita uti amoko muri Bibiliya. Igisekeje muri iyi nkuru ni icyatumye Yesu abuzwa kwinjira muri uriya mudugudu. Bibiliya ivuga yuko byatewe n'uko yari yerekeye i Yerusalemu. Abanyasamariya bitaga cyane ku gisekuru cyabo kuruta icyari gukiza ubugingo bwabo. Bakundaga amateka yabo atari afite icyo abamariye kuruta ubugingo buhoraho Yesu yari abazaniye biciye mu butumwa bwiza. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri Umuyuda nkaba ndi Umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Abasogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Ibyo muri Yohana ibice 4 umurongo wa 9 no wa 20. Ese urabona ikibazo? Usibye kuba bari bafitanye ikibazo n'Abayuda kubera inkomoko yabo yakemangwaga, ntibanahurizaga aho gusengera. Ngiyo impamvu ubwo bumvaga ko Yesu agiye i Yerusalemu banze kumwakira, kuko bumvaga bo yuko yakagombye kujya ku musozi wo basengeragaho. Ngicyo ikibazo cyo kugira umutima wabaswe n'amoko. Uwo mutima ukubuza amahirwe yo gutera imbere. Uwo mutima ushyira imbere ibara ry'uruhu, imiterere y'uruhu, aho guhitamo ibigirira ubugingo akamaro. Abantu bamwe bakurikiye abapasiteri, abandi bakurikira abigisha, babikoreye ko bakomoka mu bwoko bumwe cyangwa mu miryango imwe, cyangwa ko bavuga indimi zimwe. Bene abo ntabwo bakurikiye Kristo. Ntiwite ku byo bakubwira. Ntabwo bene abo bari bagahura n'Imana. Witonde cyane. Niba wanga kumvishwa ubutumwa bwiza bitewe n'imiterere y'uruhu rw'ubuvuga, cyangwa ukanga kumva ikibwirizwa kubera uwo ugiye
ugiye kumva atitwaye nk'uko ubishaka. Niba wahitamo ibyo urebesha amaso ukabirutisha ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo, menya neza ko uri mu bibazo byinshi. Ijambo ry'Imana rirenga imbibi z'imico, rirenga ibara ry'uruhu n'imiterere yawo, rigera ku bantu batandukanye bo mu kazi gatandukanye no mu bihugu bitandukanye. Ndagusabira kugira ngo amatwi yawe afungukire kumva ibirenze amoko, ngo ujye ubasha kumva ijwi ry'Imana utitaye ku bo rivugiyemo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Dushimye kugira neza kwawe, dushimye imbabazi zawe, dushimye urukundo rwawe, dushimye Mwami Imana ijambo ryawe. Ijambo ryaratubwiye ngo ijambo rigera ku bantu bose. Turasenga cyane ngo amatwi yacu Uwiteka Mwami Imana afungukire kumva ijambo ryawe. Amatwi yacu ahumwe, ntareba amoko, ntareba inkomoko, ntareba ibindi bintu bidafite akamaro, ahubwo amaso yacu tuyahange ijambo ryawe Yesu Kristo. Turakwinginze cyane ngo tubashishe kandi imitima yacu yire neza. Nuko ubwami bwawe ari bwo buza gusa, nuko izina ryawe ryo ryubahwa gusa, nuko ibyo ushaka biba mu buzima bwacu gusa. Ukomeze kutugaburira ijambo ryawe mu buryo bwa buri munsi. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga mu Galatiya ibice 3 umurongo wa 28. Haravuga ngo nuko rero nta tandukaniro riba riri hagati y'umuyahudi n'utari umuyahudi, hagati y'inkoreragahato n'uwishyira akizana, hagati y'umugabo n'umugore, kuko muri Kristo Yezu mwese muri umwe. Ibyo biri mu Banyagalati ibice 3 umurongo wa 28. Ibyo byanditse muri Bibiliya, ijambo ry'Imana iyo twifashishije. Imana igumuje ko kwifatanya natwe, Imana igumuje ko kumva ijambo ryayo. Ndagusaba umugisha ku Mana kugira ngo wumve ibyo Imana ikubwira. Ndagusaba ko kw'Imana kugira ngo kubane nawe mu byo ukora byose. Mwisha w'Imana ube mu muryango wawe, mwisha w'Imana ube mu byo ukora, mwisha w'Imana ube mu kugenda. Ndagusabira cyane ngo Imana ibane nawe. Ndagusaba cyane ngo ubone imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikubashije kuyumvira, Imana ikubashije kuyubaha, Imana ikubashije kugendana nayo. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero, Imana iguhe umugisha kuba kw'Imana kubane nawe. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye urakoze. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.